Umunyamakuru w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA Kwizigira Jean Claude uyu munsi rero nibwo yavuye imuzi atangaza buri kimwe cyose cyerekeranye n'urugendo rwe rwo kuba yaba umunyamakuru ndetse n'imbogamizi yagiye ahura nazo zikomeye cyane zigatuma yumva yanze uyu mwuga, ariko n'ubundi bitewe n'urukundo yari awufite aravuga ati ibyazi ibyo ari byo byose, ibisitaza byose ngomba kuba nabisimbuka nkabirenga ariko ngakurikira inzozi zanjye nkaba umunyamakuru. Uyu nguyu Kwizigira Jean Claude, umunyamakuru ukunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, yaba kuri radiyo ndetse no hanze ya radiyo. Ni umunyamakuru umenyerewe cyane by'umwihariko mu makuru y'imikino, mu gusesengura imipira cyangwa se kuyogeza yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Rero uyu nguyu Kwizigira Jean Claude ni gute yabaye umunyamakuru? Mbere y'uko aza gukora kuri radiyo Rwanda, niye radiyo yabanje gukoraho ndetse ntibyagenda neza cyane ku buryo byatumye yanga umwuga w'itangazamakuru ndetse akabihungira kure, ariko n'ubundi burya icyo umuntu azaba cyo ntabwo yagihindura, byaje kurangira ari byo yisanzemo. Reka tubyinjiremo neza kandi we tugiye kubara mu ikiganiro. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku YouTube channel, kora subscribe kugira tuze tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino yaba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nabikubwiye rero, uyu mwanya tugiye kugaruka ku munyamakuru rwose Kwizigira Jean Claude ukorera urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA. Uyu munsi rero nibwo yagaragaje uko yafatanyaga kwiga politike no kwigisha n'umwuga w'itangazamakuru. Uyu munyamakuru w'imikino uri rwose mu bakomeye mu Rwanda kandi bamaze igihe kinini muri uyu mwuga, yagiranye ikiganiro cyihariye na Igihe ava imuzi uko yisanze muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Rwose buri kimwe arakivuga ndetse n'ibisitaza yagiye ahura nabyo. Urukundo rw'itangazamakuru rwose ubwo yabazwaga aho rwavuye, aho rwatangiriye, uyu nguyu Kwizigira yavuze yuko rwose ibi ngibi ari ibintu byatangiye kuva mu butoya bwiwe, aho yakundaga kuba ari iruhande rwa se, dore ko yari umwana ukunda kuba hafi y'ababyeyi. Yagize ati ikindi kirenze ibyo byose ni njyewe mu rugo nari mutoya, rero bivuze yuko nagombaga kuba ndi kumwe n'ababyeyi uko byagenda kose, ngakunda kwa rero mbari hafi. Bivuze ko rero yahoranaga n'ababyeyi biwe, abahora iruhande uko bwije n'uko bukeye, umunsi ku wundi umubyeyi wiwe kandi yatahaga kare akaza kumva radiyo. Icyo gihe rero Kwizigira yagize ati nanjye narinzi abanyamakuru bose ba radiyo Rwanda, by'akarusho abakora imikino. Ibyo byatumye nshaka kuba umunyamakuru uko byagenda kose. Ngiye kwiga nigaga ibisanzwe kugira ngo mbe umunyamakuru, iyo mibare n'ibindi ntabwo nabitsindaga, nitaga cyane ku ndimi ari nazo nize mu mashuri yisumbuye, noneho sinatsindiye ku manota anyemerera kwiga itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda, bamba kwiga politike ya siyansi, ariko nkomeza kuguma mu makuru. Ubwo yari arangije rero amashuri yisumbuye, yagiye kwigisha isomo ry'icyongereza abana rwose bo muri Compassion International by'igihe gitoya cyane, ahita ajya muri Collège Notre Dame de Sante, aho rwose niho yabaye igihe kitari gitoya yigisha Compassion International. Avuga yuko yigishije igihe gitoya cyane, ahigisha isomo ry'icyongereza ndetse n'iry'amateka. Iri shuri yarivuyeho rero agiye kwiga kaminuza, ariko ananirwa kuhakora abifatanya n'amasomo, ahitamo kwita ku masomo. Nyuma ahura n'umuyobozi wa Regine Pax de Tumba wamuhaye akandi kazi k'ubwarimu agafatanya ndetse n'amasomo. Amaze imyaka 2 nibwo yongeye gusubira ku nzozi ze zo kuba umunyamakuru kuri radiyo Huye. Yabayeho umutumirwa biturutse kuri mugenzi we wigaga muri kaminuza. Ati ngeze mu mwaka wa 3 muri kaminuza, hari mu mwaka wa 2010, hari umugabo wigaga amategeko wambwiye ngo anjyane kuri radiyo, numva ntibishoboka. Ndamubaza nti ese byashoboka gute? Icyo gihe
yayoborwaga na Rosemary Gashagaza. Ubwo icyo gihe ubwo Kwizigira yageraga ku iradiyo bigizwemo uruhare na mugenzi wiwe. Kwizigira yagaragaje ko yahuzaga kwiga gukora kuri radiyo no kwigisha kandi ntihagire ikibangamira ikindi. Ati ikintu cyangoraga cyane ahanini ni amasomo kuko hari ayo bashyiraga mu masaha yo kwigisha ariko akenshi nakoreshaga umunsi ntakoze ku cyumweru nkawuharira amasomo yanjye. Amasomo amwe n'amwe narayigishaga, nkagura ibitabo, ngashaka abahanga bakansobanurira mu matsinda y'imikoro ndetse nabaga ndi gusobanurirwa, hanyuma nkaba ndi hafi y'abandi. Kuri radiyo rero ho nakoraga igihe gitoya, ahanini amasaha ya nimugoroba nabwo 3 mu cyumweru. Arangije amasomo ya kaminuza yahise yiyongeraho irindi shuri naryo yigishaho rya Ellen Guayera kuva yagira imyaka 18. Igihe yabayeho nta kazi afite ni amezi 6 yonyine ubwo yararangije amashuri yiwe yisumbuye. Icyo gihe yakoreraga kuri Royal FM ahabwa ibaruwa imusezera mu kazi. Kubera izo mpamvu yanze kongera gukorera ibigo byigenga ndetse ni nacyo kintu cyamubabaje mu itangazamakuru. Icyo gihe yari mu mwaka wa 2016 ari nabwo yagiye muri RBA ariko atangira yimenyereza umwuga mu makuru asanzwe, dore ko nta kazi yari yabonye cyangwa se yari bwakabone. Yasanze abanyamakuru nka Rutuma Elia, Patrick Kabarugira ndetse na Rugangura Axel wamwigishije kogeza imipira y'i Burayi. Uyu nguyu rwose Kwizigira avuga ko iterambere rya siporo hano ngaha mu Rwanda rihagaze neza akurikije na mbere. Avuga yuko uyu munsi rwose biri gukorwa ndetse bijyanye n'igihe turimo cyangwa se n'imyaka turimo. Avuga yuko ejo hazaza muri siporo hazaba hameze neza, buri kimwe cyose kizaba kiri ku murongo ndetse rwose buri umwe wese abasha kwidagadura uko abyifuza. Ndetse siporo rwose ni ikintu cyamaze kuba bizinesi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, aho benshi basigaye bagikora muri bumwe mu buryo bwo gushaka amafaranga. Ngira ngo ni ibintu musigaye mubona hirya no hino. Kandi ushimire wowe twabanye, nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, kora subscribe uze tubana buri munsi mu bindi biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino.